Imana ishimwe. Ndashimira benshi dufatanyije umurimo, ntabwo byoroshye. Hari igihe nari ndi mu rugo ndi kwibaza, barambwira ngo rega iyo umuntu afite umurimo akora ntabwo wose uzagenda neza, hari ibizajya bikugora, ariko hamwe n'Imana byose biremera. Imana ishimwe. Wenda mwese mushaka kuba mufite amatsiko, ariko ni umwanya wo kubaza ibibazo. Amen. Simwabonye impano nazanye? Haleluya. Umuntu ubikora neza ni ibibazo 5 aratahana igihembo. Kwa Yesu byose biremera. Amen. Reka dutangire kuko umwanya uri kugenda. Gusa nshimye Imana, nkashima n'umubyeyi wacu na komite bafatanyije. Twahaboneye Imana. Ndi mu bantu babonye Imana, kuko aha ni ahantu mbasha kuruhukira, aha ni ahantu mfite inshuti, mfite ababyeyi, mfite abantu bashobora kunyitaho. Nari ndi mu rugo ndavuga se Mana, nanjye ninkora ubukwe nzabona abantu bantahira ubukwe, ariko nibuka ko mfite itorero ryanjye bazaba banshyigikiye, nanjye nzaba nicaye mvuga ngo wagize neza. Amen. Reka dutangire rero. Ni ibibazo 5. Uwa mbere ndi buhembe agomba kuba yakozemo ibibazo 2, n'uwa kabiri yakoze 2, uwa gatatu arakora kimwe. Nabo bantu turi buhembe mu bibazo 5, turahembamo abantu 3. Amen. Kandi ndabaza urubyiruko gusa, muriteguye urubyiruko? Haleluya. Kumva urubyiruko. Haleluya. Haleluya. God is good all the time. All the time. God is good. God is good all the time. All the time. God is good. Reka dutangire twatinze. Ikibazo cya mbere kiravuga ngo ninde wanditse inyandiko nyinshi mu isezerano rishya? Umuhe mikoro, umuntu wumva icyo kibazo akizi abarike no mu bashyitsi. It's fine, nta kibazo rwose. Kanyisubiremo mumfashe kubara amajwi. Amen. Ninde wanditse inyandiko nyinshi mu isezerano rishya? Muhamashyi. Turacyakomeje iminota 1. Ikibazo cya kabiri kiravuga ngo ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Timoteyo wa 2, igice ni icya mbere umurongo wa 7. Ngiye gusoma. Kuko Imana itaduhaye umwuka ahubwo yaduhaye imbaraga n'urukundo no kwirinda. Ngiye gusubiramo urwandiko rwa 2 rwa Timoteyo, igice ni icya mbere umurongo wa 7. Baravuga ngo kuko Imana itaduhaye, muretse kujya kuri telefone ahubwo umwuka harimo ahubwo yaduhaye imbaraga n'urukundo no kwirinda. Who is the Mana yanjye? Igihembo cye n'ukuri turakimushyigikiye. Wakoze protocol yaza akagushyikiriza igihembo cyawe, cyangwa ngwino hano imbere kuko umushyitsi atwaye igihembo. Wakoze, Imana igumisha. Amen. Dusigaranye ibibazo 3. Urubyiruko rwano rumusebye. Dusubiremo ikibazo cya 3. Turavuga ngo mu rubyiruko ibitabo byo muri Bibiliya twihuguyemo tukabitindamo n'ibihe? Mu rubyiruko rwa hano gusenga kwa 3, ibitabo byo muri Bibiliya twihuguyemo tukabitindamo n'ibihe? Ibitabo twihuguyemo cyane ariko mu Efeso no mu Bwiriza no mu Itangice cya mbere kugera mu wa 12. Umuhamashyi arakoze kuko bigaragaza ko aza guterana kandi agakurikira. Imana imuhe umugisha. Tugiye ku kibazo cya 4 wa 2026 mu rubyiruko ni irihe?
ijambo turi kugenderamo uyu mwaka wa 2026 mu rubyiruko ni irihe? Urubyiruko rwa Elayono muri hehe? Nta kibazo. ijambo turimo kugenderamo riri mu Befeso ibice 10, haravuga ngo twasubye ku magambo abiri, isazi basomye kuri bana mukunda ababyeyi banyu n'ababyeyi mukunde mwumvira abana babanyu. Ijambo twitaho cyane ni ukumvira. Katari cyo se jari, ntabwo ari cyo. Ijambo turi kugenderamo uyu mwaka wa 2026 mu rubyiruko ni irihe? Yego turi gusoma ijambo wasomye niryo, ariko Amena. amen. Ijambo twanyuzemo cyane ni Abefeso 3:7. Ni mu Befeso, ariko Janike yagerageje. Hari undi ushaka kunsubiza inyuma nambwire. Amena. Amen. Twihuguyeho cyane ni Abefeso ibice 6 umurongo waho wa mbere. Ndavuga ngo bana mwumvira ababyeyi banyu, namwe babyeyi mwumvira abana banyu. Amen. Yego niho, ariko na Janike yari yahasomye kandi ndibuhembe Janike kubera ko yasubije icya mbere. Ni mu Befeso ibice 6 umurongo wa mbere kugeza kwa 4. Naho nashakaga ariko ntabwo biri bumuze kumuhemba kuko bigaragaza ko yaje akurikira akanazirikana. Imana igumugisha nawe nazi hano. Hari ku itariki 5 z'ukwa 6 umushumba Moise yasomye he? Umugoroba wo gutabaza, hari kwa 5 nimugoroba. Hari ku itariki 5 z'ukwa 6 umushumba Moise yasomye he? Umushumba Moise yasomye hehe? Abahazi na Moise asomye Umushumba Moise ibanza ahantu 3 muri Zaburi. Bice bingahe? Bwa mbere yasomye Zaburi ya 127. Hari ahantu handi yavuze ko ntabwo yasomye, yasomye kuri Zaburi 38. Ahandi ha gatatu subiza. Ntabwo ariho, ni muri Zaburi, ariko ibyo mbwe ntabwo ari byo. Ndabona nyisubijeyo. Birasaba ngo tuza mu materaniro tujye tuzirikana ibyo umuntu uguhagaze imbere yakubwiye, kuko n'umwuka w'Imana umukoreyemo. Yasomye muri Zaburi ya 15 havuga ngo, Zaburi ya Dawidi yawe ni uzatura ku musozi wawe wera, ni ugendera mu bitunganye, agakora ibyo gukiranuka, akavuga iby'ukuri nk'uko biri mu mutima we, utabeshyeresha abandi ururimi rwe, ntagirire nabi mugenzi we, nashyushye inkuru y'umuturanyi we. Mu maso ye umunyagisuzuguro arahinyurwa, ariko abatinya Uwiteka arabubaha. Icyo yarahiriye naho cyamugirira nabi ntiyivuguruza. 5 aravuga ngo, ntugurize ifeza kubona indamu zirenze urugero, cyangwa niyemere ibiguzi kutariho urubanza, ugenza cyo ntabwo azanyeganyezwa. Imana ibaha umugisha. Bivuze ngo n'ubutaha dusabwe kuzirikana kugira ngo tuzatane ibihembo. Reka twakire utuyobora. Reka nshimira Imana ko yadushoboje kubw'iki gitaramo. Muri ibyo bimwe ngo tuzabana mwaba Imana mu gitaramo cyabe. Okay, amutumwe wigira inama. Reka mbabaze ikindi kibazo, umuntu wari wese n'uwo yagisubiza. Ijambo rito muri Bibiliya ni Yesu ararira, ryanditse he? Dora tubyiga mu mubatizo
ijambo rito muri Bibiliya Yesu ararira mu musore muri Yohana oyambwira haguruka udusubize tubwire Imana yarayitaye ni muri twakoze ibyananiye abantu bari kumusha Yesu abaha umugisha. Mukobwa Cynthia yabiteguye neza n'abo bafatikanyije bakoze ibintu by'indashyikirwa. Imana ibaha umugisha.